bitatu murayizi aha ukiri aho ngaho ese iyo ibigoryi bibiri yabimeze ute enye ugendeye kuri ayi bitatu 0.8 ndanze nago navugira kuri kamera ubirari ikintu kigezeho murabizi neza ubu noneho ningigiye kwinjira mu kintu cyitwa ikikoto none se ni imbyanga oya ubushize umusibo kuri 24 ugiye kunyibutsa bya byabishyimbo waratetse ibishyimbo biratema ntabwo rero watekiriye nkoko wabyeme ubwo inkoko yo ukuntu ishobora gushya yashikoranye nimba uteka tuba tugomba kwiberaho nyine ubuzima busanzwe brother kira ngusomye kabisa sawa kagotomero kamaremo kabisa naranasoma ariko se narigize ngurabimo umujama bro kugira mwemere ko ari iminsi mikuru umujama aguzaga cyangwa aguzaga akengaka bakita agacanga uri kuvugaga uvuze mu minsi mikuru turiyanda yanda nakundi nyine reka twigendere sawa bye iyi ngiyi niyo mba nshaka kiwiho aya nimba ariyo watase filime zacu dukina n'ibigakora tujya twamamaza nanjye nakwamamaza kuri mwe were kuvuga inzoga ubwoko bwayo icyambere igira umutwe aha amatako y'utwe ntago ari inyama ntabwo se tukirya urakoze cyane wowe nimba uyirya nyine urebe babandi ndakennye se ake nta kibazo amatako ariko harimo n'umwijima najugiye gukina umunda ku nkoko ni nyababyeyi yayo nyababyeyi y'inkoko ndayikunda agenda nikica akagira ngo mbonye umuntu urusha inzovu ngo attestation de naissance wumva iki numva nyine ko ari ibizami by'abarangije kwiga attestation de naissance ata ni icyangombwa kigaragaza aho wavukiye ateta numva ari ibintu bya attestation de naissance nyina bararangije kwiga aha iyo bavuze attestation de mariage wumva iki banumva ari nk'ahantu nk'akabari bashaka nko gushinga ariko kujuje ibyangombwa akabari ni icyangombwa kigaragaza yuko washatse wasezeranye banumva nyine ari nk'umuntu warangije nko kwiga iyo bavuze ngo uyu muntu afite certificate baba bashatse kuvuga iki certificate certificate baba bavuga wenda nk'umuntu wenda ni urugero nk'iyo nko kwa muganga kwivuza ariko indwara ikomeye bagahita bamwohereza ku bindi bitaro bamuha certificate ajyana kuri ibyo bitaro bindi byisumbuye kugira bamufashe iyo baguhaye transfer baba bakubwiye ko baguhaye kuvamo amavuta kuvamo amavuta mbwira iyo bakubwiye ngo uyu muntu yaje kwivuza tunanirwa kumuvura tumuha transfer baba bashatse kuvuga iki ibyo bitaro ko biba byananiwe bagomba guhita babifunga bashatse kuvuga ngo twananiwe mudufungire ubwo nyine ibyo bitaro ntabwo biba bigishoboye oya wowe guha kameramani ntabwo ajya arya none twagiye ni ikihe kintu ubu tuvugana kigiye gukurikiraho tumaze guhaha twashye ubugari utore nawe twaberetse video turi guhaha ubugari kubera ko hano mu gashyekero amatara ni ikibazo muri make na kumanywa ntabwo haba habona ni inzu twahayemo ubugari ariko mujye mubateza imbere ni abana beza wa mumama twahaye ubugari aryo bamwita ukigo muri credit muzaye mumamagara ngiye mbahereze inomero ze mumuhahire w'ubugari kuko agira ubugari bwa danje babwita ngo iki ni kinazi oya ni ubugari ntabwo ari kinazi ni salamu ubugari cyama ubugari bwiza
aha reka umunyagitarama akubwire ubugari bwiza banzumire ijwi ntabwo byemewe oya niyo kwiyongeza ntabwo byemewe ni iminsi mikuru reka ni iminsi mikuru pavuro izi zose oya imwe waya bafate eshatu desi zo gutekesha iki se umuceri w'abantu bagiye gukora reka dufate rimwe ni ijana ako ni akasenkani iyi ni ijana mutumvikana wazana sorbato iriya kontenti tuba turi gukora mujya kumva hano ubwabyo werate ntabwo bihenze ahubwo mwibuke subscribe na like ahubwo ikibazo baburetse ako ufite kode wayido ariko waretse nka ntabwo mwe tengera ariko ibiceri veni nibyo byinshi yego rata agiye ni ukuvuga ngo bro uyu wawita umutsima pa oya ariko uyu wita umutsima ubundi jiribe uzi gutandukanya ubugari bw'imyumbati n'ubugari bw'amasaka urumva byose atari ubugari wakira bose ntabwo ari ubugari ko kazi ni isake ni iki giteteze abyo byihorera reka iyo mikino y'abana shaka oya niba bizi mbe ariko afite inzara byataye nihe utujyanye ubu tuvugana yeah just now we are going to purchase something there which is which one yummy inyama zisanzwe z'inkoko amafi ari hehe amafi ntayo nzi amafi nayo uzi kameramani nawe ushaka kunzonga uru rugendo tukiri hano watubwira muri make ubu tuvugana ugamije iki nicyo ushaka kwereka rwose uburyo abantu tubaye muri low life duhaha tugateka kandi tukaza no gusangira ibyo dufite bikeya aha muri make ugiye kubereka urugendo rw'uyu munsi wa noheli kuri noheli aha 25 z'ukwa 12 2025 aha tukiri aho ngaho tujyanye birumvikana ushobora kubura amafaranga yo kwishyura aha umuntu ugiye kunyogosha ariko nkabona amafaranga yo kurya abo nkurikirana kuri iyo channel yanyu mugiye kunshyiraho bayita ngo iki bayita Ibakwe TV yes bakunzi ba Ibakwe TV mbabwira ngo kanda subscribe like utange na comment ni mifungo baba bishimbo ya n'ibishyimbo ni soya nibwo mbonye i Kigali hari abantu bahinga n'ibishyimbo cyane soya oya n'ibishyimbo gentlemen uyu munsi ni tariki 25 nk'uko mubisanzwe tuba turi kuri noheli kabisa tukaba tugiye kubereka ubuzima abantu twe twibera muri low life turavuga bakene tuba twibereyeho tugiye kubanza kujya guhaha nitumara guhaha tuze duteke munabone yuko kurya inyama ku munsi wa noheli biryohera abantu ubu rero tugiye guhaha come on brother bireba tugiye guhaha ahantu bita mu Gashyekero iyo tugiye guhaha ni ahantu hazwi cyane mu Gashyekero ubu rero sasa tugiye guhaha kameramani tebuka tujye guhaha uzamura mu kazi ariko iminsi mikuru itwara abantu kameramani twagiye tuye guhaha ariko ka kantu ndi buhahishe mwagasize abantu aha ngaka aya ngiye guhaha ariko turahaha inyama zo twazitumije kuri Chico inyama zaje turazifite ikindi tugiye guhaha ni ibirungo n'ibiki byose n'ikiro cy'urusenda ikiro cy'urusenda hello Hi. How are you doing? Are you okay? Cameraman tugende. Yeah. Let's go. Ase twana nanwa. Cyatujye mu isoko. Tujye mu isoko.
tujye mu isoko ryari reka dukatane weshi bivuye tugende ariko mari tujye guhaha Nyenyege. wane shamani uranesheje wane tuna tuntu uratuzi wane tuna tuntu uratuzi Ni imifungo. baba bishimbo ya Ni ibishyimbo ni soya. nibwo mbonye i Kigali hari abantu Ni bahinga ibishyimbo cyane soya. oya ni ibishyimbo ase jibe ko wanze kujya muri kamera no kubera Ngenda jyamo ndi guteka. urajya muri guteka Ndi guteka inyama kabisa. nagira ngo wahashye niho uteka Ibishyimbo turabiteka arayatabye. tugiye kugura ibindi bintu bitari ibishyimbo urabona hano hantu ano mazi ariko abaturuka he ano mazi ayo mazi rero aya mazi abaturuka he we jibe kutasobanura kandi ari mwene Ayo mazi ni isoko. ni amazi y'isoko Yego. none isoko ki leta idahita ivuga iti ayo mazi muyakureho amazi atazaminjira kandi leta Wowe igitekerezo waduha ni iki? igitekerezo naba ni uko RDB abashakira ahandi hantu mujya kuba kandi leta ariho leta ni umuturage ari ngewe leta n'abaturage bihuje hamwe None amazi tunywa Kandi leta amazi ikorera aya abaturage. Riki amazi tunywa tugakoropesha tukogesha ibyombo tugatekesha barayapimye barayapimye exactly icyo kintu ndacyumva neza kandi bavuga ko amazi buri atemba nta kibazo bibateza ntacyo abateje n'ubundi ntabwo nigeze mvuga ko hari icyo ateje kandi ushaka ngo ahubwo nimba batwimure amasoko yuzuye hano muri none se komera uko ugiye guhaha iby'amazi bya jute byajute ubundi se muhaha muri ntabwo hahira hamwe Oya, ntabwo agenzwa na kamwe oya muhahira mutuve n'inkuto umubare ntagire ukamera Guhita ngira nta batazadufunga hoya Buriya mfashe na video. ni hehe utujyanye ubu tuvugana Yeah, just now we are going to purchase something there which is which one yummy. you wait Utuntu turyoshye cyane baburetse tugiye hariya guhaha utuntu turyoshye cyane ariko na hano ndabona hari ibintu biryoshye by'ibyo dushaka tugiye guhaha amafi aba hehe gusa turakoresha inyama zisanzwe z'inkoko amafi ari hehe amafi ntayo nzi amafi nayo uzi shaka kameramani nawe ushaka kunzoma oya njye navukiye mu cyaro wavukiye mu cyaro ku buryo utazi amafi kuri convention center niho bayaroba ubundi duherereye hehe mu kahe gace twe turi hano mu Gashyekero aha mu Gashyekero ngira ngo ni mu karere ka Kicukiro nta muntu utazi muri Kicukiro ni gute ujya guhahira ahantu utazi oya Gashyekero eh byose ko ndi umunyenara apo uje guhiga nk'abandi bose nagiye sha ariko hari ikintu nibaza nk'izi mboga abo bantu bacuruza imboga si bahita bazicuruza usha sorome turebe ko batari aha ako bakita akarima k'igikoni tugasorome nyine bakita akarima k'igikoni iwanyu aho mutuye karahaba umunyarwanda uwo ari we wese yatojwe kugira akarima k'igikoni ubwo nta mpamvu yo kumbaza rero ngo iwacu karahari byanga byakunda karahari okay noneho ndashaka yuko muri uru rugendo tukiri hano watubwira muri make ubu tuvugana ugamije iki nicyo ushaka kwereka rwose uburyo abantu tubaye muri low life duhaha tugateka kandi tukaza no gusangira ibyo dufite bikeya aha muri make ugiye kubereka urugendo rw'uyu munsi wa Noheli kuri Noheli aha 25 z'ukwa 12 2025 aha tukiri aho ngaho ubundi ngiye kuntu nkureba wabuze amafaranga yo kwiyogoshesha kuko n'ibyanwa baburetse njye n'ibyo byanwa ntago nibaza yuko ahantu uragura urahishyura as I told you we are in low life twe turi mu buzima bugufiya nta mpamvu yo kwikoprika ngo ndakuraho ubwanwa nibwo bunyerekana yuko ndi umugabo umusatsi
kuva na kera habagaho ibisunzu hakabaho icyo bita amatari ibyo bintu byose byarabagaho aha sinzi impamvu rero umusatsi wanjye n'ubwanwa ubipinze mu ndangagaciro cyakora wari kuvuga uti wenda imisatsi yawe n'ubwanwa bwawe ko nabonyemo harimo isuku nkeya ariko ubwo nyine iyo tuvuze ubwanwa ubwo ikintu tuvuga ni iki hari ukuntu ushobora kuba warabuze amafaranga yo kwiyogoshesha tukaba turi kwibaza ese uraza kubona amafaranga yo kwishyura ibyo bintu ugiye guhaha kuko iri soko ni VIP tujyanyemo birumvikana ushobora kubura amafaranga yo kwishyura umuntu ugiye kunyogosha ariko nkabona amafaranga yo kurya none se tugira ibintu byose umuntu akeneye ntabwo ariko abibonera icyarimwe ubwo iyo ni mesaje uhaye abagukurikira uwo ari we wese waba unkurikirana kuri iyo cano yanyu mugiye kuwushyiraho bayita ngo iki bayita Ibakwe TV bakunzi ba Ibakwe TV mbabwira ngo kanda subscribe like utange na comment muvuga cyane kuvuga ngo hari ibintu uriya muswa yambwiraga ngo turahaye ibikino cyane kameramani nawe ni yera ku nyanya shyiramo inyanya neza kongeze se ndayaguha kwiyongeza ntabwo byemewe oya no kwiyongeza ntabwo byemewe ni iminsi mikuru reka ni iminsi mikuru tugufashe iki Ngo yaretse kurogoya abantu. ajemo mu mwiyorere njye mwoherere Ngo ajemo n'umwoherere. nta kibazo ibasese uburenganzira bwawe ibase izi ubwo ndi kuzitonorera ariko afite izitonoye izi nangahe Amasaro hafi ariko ngo bamwohereze. izo ni ijana noneho na tungu na seleri na pavuro Ata pavuro izi zose oya imwe. imwe ni ijana Wafate eshatu desi. zo gutekesha iki se umuceri w'abantu bagiye kugura none reka dufate rumwe rimwe ni ijana ako ni akasenka Iyi ni ijana. Peri. Asa ni ngo sawa bamwohereje. we siname kose njye nakorera neza ko asira iyi nangahe ubwo ni ijana nake reka ukinaye fata dutatu twa turase twa desi none se ko mbona muri kwiha nta muntu aho ngaho uhashinze uriya ni umuntu wari ushatse na soko tamugira Tomo turayigura. Yesande. harya ari batubwiye ngo tuzane ubugari oya igitunguru Bitunguru babahase. Ako karoti. oya karoti mu nyama ubusingo yazi gutera karoti mu nyama cyane rwose uwo muntu ikintu azi guteka ni amazi agashya intoryi ntabwo ziba zikenewe nyabo ese mwatetse hehe ubundi rimwe tungurusumu imwe igura ngahe tungurusumu ni ijana imwe igihumbi n'ijana ko mutaguze ikiro cy'insenda ibintu biba bihenze bihenze ase ko mutumvikana iriya kontenti tuba turi gukora mujya kumva hano ubwabyo baduciye werate ntabwo bihenze ahubwo mwibuke subscribe na like ahubwo ikibazo baburetse gute uri guhahira muri ka gafuka bita Kigali oya Kigali yananiye ako nkazi ku bakecuru abandi bakora stoke ngenda ari guhahira nge biranangaje kubona umusore uhahira muri Kigali irananiye umusore urabona ko ngurutamo nge ndi inyuma ya kamera
ari mukuru nyine ese si mukuru nyine ariko se ubundi wowe baguhaye akazaho naherutse uje mu bintu nkunda ese ikintu nkunda ubugari ku munsi w'ibirori ni ukuvuga ngo bro uyu wita umutsima pa wita umutsima ubundi Jiribe uzi gutandukanya ubugari bw'imyumbati n'ubugari bw'amasaka urumva byose atari ubugari wakintu bose ntabwo ari ubugari nyine aravuze ngo ubugari bw'imyumbati rucakara arasura yize yayibwirwa n'iki se umwana w'i Kigali rucakara se y'amasaka bayishyiraga mu kigo akibaha abantu bakurikiye murakara hariho abantu baba badukurikiye batanabizi ubundi rucakara twayiryaga umutsima ukubise neza brata uri mukebo iwacu bayishyiraga mu kebo bagahita bawusuka gutya bagahita bawushyiraho tukarya umutsima ganga ntabwo babyita gusuka no guhirika ni agashoro k'itema Jacqueline Nyiraneza ariko se ugira neza ma duhereze rero noheli duhereze rero noheli uyu munsi nayo nangahe ivu inangahe Magana inani uko bahoze bagurisha. inangahe inangahe 600 magana 7. Agatongo ni wose babatana. Ntabwo bari bwayarebe. rero ubwo nangahe mura Niba baca magana 7 singuye yabarwasanga twashakaga dokuru uriya ahubwo siko ntari agatuguru urusenda mwana urusenda nangahe urusenda runo rwose si n'ijana n'ijana rwose ni ijana na 50 n'ijana ariko igiciro urusenda turuteka mu ngoma ahubwo nani narasoje amama ngo nisoze bagize ati umupfunyikirase mupfunyiki yo mupfunyiki ngo n'urwade rwadesanye umeme mope yanyu cyangwa inomero dore bantu mugiye kuza dore Zanzibari urebera kuntu bagiye kuzana Zanzibari mumbwire inomero mwana ndakana kandi kukaba kanyo Nazo cy'abantu bakura mumbwire inomero ishyira amafaranga y'urusenda kamerama wihangane iyi mikino ntabwo ikinwa n'abantu b'abakameramani ntibajye banaryaho ariko reka nkubaze ubaye wari utetse inyama sibyo baburetse ubaye wari utetse inyama watetse ikiro iwanyu muri abantu 10 hagahita haza abashyitsi 5 ako kanya bagakomanga biri ku meza wabigenza ute twagiye ufite amagi 6 yego rikiriki twagiye mufite amagi 6 utetse 2 ariko nguyu nawe yabaye nka nyagahene we ari kuguhereza ikizamini cyakunaniye twagiye ufite amagi 6 utetse 2 neka 2 urya 2 ndya 2 hasigaye amagi angahe kandi uburyo waba wariye ntiwaba ukibasha gutekereza ntabivuga yewe yaraye mwese kutabasha kuvuga byagenze ute uyu munsi ni ku munsi mukuru ntabwo ari mucoma oya
reka tumushakirize Iyo ndiye- umuntu ucuruza amafi ntabwo bari mu bucoma Aha. n'ucoma n'uzanye inka ucoma ijambo gucoma wumva iki yumva nyine ihene ase kankubaze iyo bavuze ngo attestation de naissance wumva iki numva nyine ko ari ibizami by'abarangije kwiga attestation de naissance data ni icyangombwa kigaragaza aho wavukiye ateta numva numva ari ibintu bya attestation de naissance nyine abararangije kwiga aha iyo bavuze attestation de mariage wumva iki mba numva ari nk'ahantu nk'akabari bashaka nko gushinga ariko kujuje ibyangombwa akabari ni icyangombwa kigaragaza yuko washatse wasezeranye mba numva nyine ari nk'umuntu warangije nko kwiga iyo bavuze ngo uyu muntu afite certificate baba bashatse kuvuga iki certificate 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 baba bavuga wenda nk'umuntu wenda ni urugero nk'iyo agiye nko kwa muganga kwivuza ariko indwara ikomeye bagahita bamwohereza ku bindi bitaro byisumbuye bamuha certificate ajyana kuri ibyo bitaro bindi byisumbuye kugira bamufashe iyo baguhaye transferi baba bakubwiye ko baguhaye kuvamo amavuta mwana uri kuvamo amavuta mbwira iyo bakubwiye ngo uyu muntu yaje kwivuza tunanirwa kumuvura tumuha transferi baba bashatse kuvuga iki ibyo bitaro ko biba byananiwe bagomba guhita babifunga ni ukuvuga ngo bashatse kuvuga ngo twananiwe mudufungire ubwo nyine ibyo bitaro ntabwo biba bigishoboye oya wowe guha kameramani ntabwo ajya arya none twagiye ni ikihe kintu ubu tuvugana kigiye gukurikiraho tumaze guhaha twashye ubugari utore nawe twaberetse videwo turi guhaha ubugari kubera ko hano mu gashyekero amatara ni ikibazo muri make na kumanywa ntabwo haba habona ni inzu twahayemo ubugari ariko mujye mubateza imbere ni abana beza wa mumama twahaye ubugari arya bamwita ngo muri credit oka muzaye mumamagara ngiye mbahereze inomero ze mumuhayereho ubugari kuko agira ubugari bwa danje babwita ngo iki ni kinazi oya ni ubugari ntabwo ari kinazi ni salamu ubugari bwiza aha reka umunyagitarama akubwire ubugari bwiza banza umire ijwi ntabwo riri gusohoka ariko ubugari bwiza urya kuri nari n'ubunani na pasika n'indi minsi mikuru yose ariko ikibazo cy'amatsiko ndumva ni aza tuza guhaha tukarya n'amafi mwahoze muvuga ngo ni kuri noheli baburetse ari noheli na bonane ni iki kibanza iyi mikino wa mugani wa gasuku nta muntu wayishobora adafite amafaranga baburetse ari noheli na bonane ni iki kibanza inote ya 5 byose birabana reka nkubwize ukuri noheli na bonane nta na kimwe kibanza abantu pasika ukiri aho ngaho abanza itariki ya mbere nyiri aho ngaho ndahari ari yesu na mariya ninde uruta undi yesu yabayeho kuva isi yabaho n'ubu ariho ni uko nyine abenshi batamwemera batabizi none mariya rero tukiri aho ati yamubyaye ate wenda aribyo ugiye kumenya ari yesu na mariya ninde wabyaye undi ukagereranya ibintu bibiri yes guys wemera yuko yesu ari umwana w'imana se basi yesu wemera yuko yesu ari umwana w'imana ase ari yesu ni imana ubundi ni iki kiri hejuru y'ikindi yesu ni imana ariko imana yigize umuntu ikaza ikabana natwe yesu ni ntukakore ikosa irikiza yesu ni tubwire kwiteza abantu muri
bantu banje nk'uko mubibona rero byaba bagabo n'abagenzi b'imino nshaka kubereka uko umunsi w'abatipe b'i Kigali uba umeze. ahubwo kandi nibwo tugomba kumubaza ko mwamanye nimwa abantu bagomba kumara oye ema patatu hayi ndio wamanisha wamukingirije umva uba ahantu bigeze sibyo tugeze kuri episode ya gatanu ubu rero tugiye kwinjira noneho ikintu cyitwa kubera ko ari kuri Noheli tugiye guteka ikintu cyitwa bro inyama ni inkoko twazanye ubu rero tuvuye guhaha tugeze ku kabari kubera ko uyu mujyamo wanjye nawe ari umunywi umumanyura amazi umunywi zibyazi ndafata nk'ayamanyu mwabonye ibyo twaguze mbere ubu rero tugeze ku kintu ni umusinzi umugabo ntabwo abaho atangiye kunuka bayi uyu ni umusinzi reka twigendere dukore ni inkoko twaguze bro Diki aho wiharenga naho nshaka ngiye gufatira ishusha banza ukore ka kaboro none saniye umusenzi we jipe bugiserereza mu gihe kiraza gisanga ugiserereza ubundi ubwenge buke burushya amaguru ase we tuvanye guhaha ugumye mu nzira bite bya hari umuntu warumbwiye ngo wenda kubera ko ari kuri Noheli ngo muri midday ideni ibaza shanje reka ngurize wenda ndambwira telefone yawe noneho rero ubwo 078 ndanze ntabwo navugira kuri kamera ubu rero ikintu kigezeho murabizi neza ubu noneho ningiye kwinjira mu kintu cyitwa ikikota none se nimbyanga oya ubushize umusibo kuri 24 ubuye kunyibutsa bya byabishyimbo waratetse ibishyimbo biratema ntabwo rero wateka iriya nkoko wabyemere ubwo inkoko yo ukuntu ishobora gushya yashyikoranye nimba uteka ibishyimbo ukabitemesha ubwo inkoko bavandi bivuze ngo rikiriki ntago azi guteka ariko ubundi reka nkubwire step uragendamo ugiye guteka nezi ambaye icyambere ndafata ngiye mu buhanga bufite bwo guteka reka mbanze nso ariko reka mbabazi bikirisa nk'uzenguruka gato wezengurutse gutyo umeze izengurutse icyo ni igiki twaye mu baze kuntu yakafashe umuturage yabifashe nk'umuturage nta nubwo wanateka iriya imodoka yanjye singiri nta nubwo wanateka inyama okay ndagwariye none uze guteka kandi ari igihe kongo noneho n'ikintu cyo kurya uze kwitonda hari ukuntu njye ndi bubikora ariko nshaka kwibaza iyi Kigali ino Kigali muyibayeho gute ariko ubundi wowe ubwenge bwawe ntabwo babushunnyeho tuyibayeho dute turi kwihahira turi guhaha ubwo se tuyibayeho duhaha nyine kameramani ubwenge bwawe ngo bamukibuno mwa bro
none se ninde uri bwaze guteka nk'uko mwabivuze nyine twemeje ko ari unyungura ateka yewe kuko n'ibishyimbo nimba bitemesha iriya nkoko koko ukuntu twayibonye amatako none se we ko mbona wagira ngo utekera mu kanwa oya ngo nekere mu cyahoze kiserereza mu kanya wakuyeho kamera ngo ndabyibushye nk'udatekereza oya aratekereza kintu umuntu ukugurira abatekereza Okay, let's go. guys mugume gukanda subscribe like na comment na share and comment. It's very important to us. ataza kugira abantu baza kubyitira ibintu tugiye gukora reka mbwira abantu uzigera ubikinisha ukennye utakigurira icupa wegurira inkoko igura ibihumbi 40 bro niyo tuyiguze hariya niye mwayiguriye he mu mujyi wa Kigali oya uwo muntu wa Kigali ngo batwishyura ni mu mujyi wa Kigali twishyuze kandi twabaye niyo amafaranga twaye ibihumbi 40 ibiro bitatu by'inkoko wowe wari wabibona inkoko ibirimo n'impanga enye ego baburetse inkoko igizwe n'ibice bingahe 5 iki inkoko igira n'inyama 5 zonyine inkoko icya mbere igira umutwe ari amatako y'umutwe ntabwo ari inyama ntabwo se tukirya urakoze cyane wowe nimba uyirya nyine urebe babandi ndakennye se nta kibazo amatako ariko harimo n'umwijima ikintu nkunda ku nkoko ni nyababyeyi yayo nyababyeyi y'inkoko ndayikunda agenda n'ikice akagira ngo mbonye umuntu urusha inzovu ubwa nyababyeyi y'inkoko oya nabaretse kugenda azayidusobanurira oya mugarure ako kantu kanota ahantu nyababyeyi y'inkoko ahubwo se buriya cya kintu kiba hano ku mutwe kiba gihari azi ukuntu bakita kiriya kirokoroko ikirokoroko kiba hano ikirokoroko cyagiye isake ishaza ikazana ibirokoroko hano ntabwo bituhuye na biriya rero noneho kiriya bakacyita ngo iki ntabyo nzi ariko nyine akenshi guys bantu mudukurikiye muzadufashe mubyandike muri komenti mutubwire ngo kiriya kintu kiba kiri hano bacyita ngo iki ikindi wowe tubwire ese ku munsi mukuru biba bimeze gutse biba bihagaze gutse twebwe abantu as the low life people abantu twese twibera mu buzima from where nowhere nowhere exactly ni gashyekero tuba tugomba kwiberaho nyine ubuzima busanzwe brother kira ngusomye kabisa sawa kagotomera ukamaremo kabisa ntaranasoma ariko se narigize ngo urabingo umujama bro kugira mwemere ko ari iminsi mikuru umujama aguzaga cyangwa aguzaga akengaka bakita agacanga uri kuvugaga uvuze mu minsi mikuru turiyandayanda nta kundi nyine reka twigendere bisaba bayi iyi ngiyi niyo mba nshaka kiwingo filime zacu dukina n'ibiganiro dukora tujya twamamaza nanjye nakwamamaza kurimo were kuvuga inzoga ubwoko bwayo rero ko ikirangantego mba nagihishe tuvuga rero ako gacanga natabiguriye nagusobanuriye nyababyeyi yo mu nkoko inkoko igira nyababyeyi se inkoko iratera ntabwo ibyara rero baburetse ari inkokokazi n'isake ni iki giteteza reka iyo mikino y'abana ashaka oya niba bizi mbe ariko afite inzara byataye ari inkokokazi n'isake igiteteza ni ikihe giteteza buriya ni agashwi niko gateteza oya ni ugiye kugisubiza ni wowe ongera ukinsubirire ubigize ari inkokokazi n'isake igiteteza ni ikihe nsubira inyuma uravamo ubwo ni ukuvuga ngo niwe ugiye kukimbaza oya kibajijwe na kameramani ngo uvuze ngo iki
ari inkokokazi n'isake ni iki gitetezi? ni umushwi. Nje nahoze mvuga ngo hari abantu baba babyibushye. ngo wenda ngo barazi ko abantu baba babyibushye babazi ubwenge. Yahoze avuga ngo abantu baba babyibushye. ngo cyo kimasoro ngo ntabwo mbyumvishe neza, ongera nsubirire. Akusena n'ubu mwa. Oya abyibushye nk'udatekereza. Ari n'isake. Igiteteza ni iki? Teteza sego. Aha. Baburetse. Gutese. Ngo ntabwo ndi kubyumva. Byakunaniye, vuga ko byakunaniye. Bivuze ngo ngwiki? Hateteza inkokokazi. Icyo reka tukiveho. Kuva hano aha muherereye. None umubaze ari inkokokazi n'agashwi na nyina. Ibibika ni ibihe? Byose birabika. Zari amagi. Oya ari isake n'inkokokazi ni iki kibika? Icyo nkubwiye kandi wenda nkwiyamyeho zose ni inkoko nkuko turi abantu. Genda rero. Ariko rero abantu ariko hakabaho umuntu w'umugabo n'umuntu w'umugore n'umuntu w'umwana. Wowe uri iki? Njyewe ndi inkokokazi. None se tukiri aho ngaho. Yose mukanya nago neteje ubyumva inkokokazi ni ahubwo wowe icyiza wowe kubera ko ari kungurira akantu bambare bambwira ko ugiye Buganda batayo. Baburetse kambabaza kandi kantu. Njye nivira Buganda guha. Umva se bajya bavuga hari filime y'ibigoryi bitatu murayizi? Aha ukiri aho ngaho. Ese iyo ibigoryi bibiri yabimeze ute? enye ugendeye kuri ayi bitatu. ubukwe bwari ubwana. Ubukwe bwari ubwa Yesu. Ninde wari warongoye ahubwo? Ubukwe bw'ikana bwari ubwoko ry'imizeti. Icyo twikundira rata, ibyo twikundira no kumucyo. Azo kurukunja imbere kandi ushaka kugaragara muri kamera neza. Mwegere inyuma none. Dutahe. Sawa rero abantu mwese mudukurikira subscribe, like and comment. Hari abantu ubu ngubu tuvugana bagifite ifemba, urumva? Bagifite ifemba ry'ibintu tugiye guteka. Sibyo? Ubu rero reka tubamara amatsiko pe. Mwihangane nahuye n'umuntu wa fake. Ni fake. Ibaza ko ari fake. Burya icupa twayiguye cyuzuye ko riyenza. Cameraman. Igendere cameraman. Wino cameraman. Wino.